Niyori akomeje kwinjira mu rukundo rudahagarara, kandi turabizi ko Niyori we na Nyambo bafitanye urukundo, ndetse urukundo rw'ukuri. So guys, rero ni bari bwa mbere ajyana no kuri VNK Empire. Iyi niyo channel yonyine urebera ho behind the scenes zose zibanga, ndetse niyo channel yonyine ushobora kubarizaho ikibazo ndetse ukanasubizwa, kandi niyo channel yonyine ushobora gutanga igitekerezo ukabona kirasubijwe. Kandi niba utarakora subscribe no kuri VNK Empire waratinze cyane, kuko aha niho honyine ushobora kuba watanga igitekerezo ku kintu cyahinduka muri filime yacu Ibanga, ukabona kirasubizwe ndetse kirubahirijwe. So guys, rero turabizi ko Ibanga muyikunda. Ese wowe iyo urebye filime yacu Ibanga ubona hari utuntu kongerwamo? Ese filime yacu Ibanga ubona hari abakinnyi twongeramo, cyangwa se hari utuntu tukubona muri filime yacu Ibanga ukabona tutakunyuze? Ariko turabizi ko filime yacu Ibanga yamaze kubanyura ku mutima, kandi turabizi ko mudukunda cyane. Niyo mpamvu natwe twahiswemo ngo tuze tuganira nyuma ya filime cyangwa se mbere ya filime, kugira ngo tuze kubabwira ibikorwa byose tuba turi gukora kuri filime yacu Ibanga. Murabizi ukuntu filime ituvuna kugira ngo mube mwayibonye, kandi murabizi ko twebwe tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba twigomye ngo tubagezeho filime yanyu Ibanga, kandi turabizi ko muyikunda. So guys, rero nimbura umukunzi w'Ibanga ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe no kuri VNK Empire, kugira ngo behind the scenes zose z'Ibanga zisohotse ujye uzibonera igihe utarinze waruha. Kandi urabizi ko iyo utakoze subscribe kuri channel hari ikintu kinyuraho utakibonye, kandi usabwa kugira ngo ube warabaye umunyamuryango wa Miss Nyambo nuko warakoze subscribe no kuri VNK Empire. Niyo channel yonyine kugezaho behind the scenes z'Ibanga. So guys, rero murabizi ko Niyori we na Nyambo bakomeje kujya mu rukundo rwo hejuru. Turabizi ko mama Niyori we na Mutoni nabo bakomeje kujya mu makimbirane, ariko ntago abantu baturanye babura akantu bashwaniraho. Kandi turabizi ko bijeho bija akunda mama Niyori. Ese Tereza azamwemerera cyangwa se Tereza azagoma muhakanire? Ese iyo uwo wirebye urukundo bijeho bija akunda Tereza ari wowe ntiwamwemerera? So guys, turabizi ko bijeho bija aba wenyine, kandi na Tereza aba wenyine, usibye abana bafite, ariko buri wese ntago afite umufasha. So guys, rero wowe wagira iyihe nama Tereza? Ibitekerezo ni ibyawe. So guys, rero nibura umukunzi w'Ibanga ndagushimira, wahisemo neza kubukunda filime yacu Ibanga, kandi turabizi ko wowe ukunda Ibanga uyifite no ku mutima, ntiwarara utayirebye yasohotse. Kandi turakubwira ngo uwo mutima uwugumane, kuko murabizi ko natwe tuba twigomye umwanya wose kugira ngo tube twabakubita filime yacu Ibanga, kandi filime ibabereye. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 82 ya filime yacu Ibanga, kandi niba uri umukunzi w'Ibanga usabwa kugira ngo ube wararebye episodes zose z'Ibanga. Ese mwibarijeho gatoya nubuhe butumwa waba warakuye muri filime yacu Ibanga? Ibitekerezo ni byawe. Niba hari ikintu yaba yarakwikishije watanga igitekerezo hasi ukabitubwira, tukamenya ko tuba turi gukorera abantu bahari. So guys, rero murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu twahiswemo ngo tuze tubagezeho behind the scenes zose z'Ibanga, za filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero njyewe mba ndi VNK ubu bagezeho behind the scenes zose z'Ibanga ndetse n'ibikorwa byose bikorwa kuri filime yacu Ibanga. Kandi ndagushimira wakoze subscribe. Twongere duhure kuri episode ya 82 filime yacu Ibanga, kandi murakoze.